biryoshye ukumva urwo rugabo ruje kanze nkwereke icyo mbikorera hano ibyo bitangira saa 4 gusubira hejuru yego ntago babivamo kuko ingingo uhita wibagirwa naho ugeze nibura ari publicité wabyumvaga nicyo kibazo byose biri mu cyongereza noneho rero ugarureho inkuru wavuze ya M23 hagati ya Sange Ruvungi ndetse na Kamanyora uyinsomere hanyuma tuyikoreho ubusesenguzi noneho tuze tujya no kuzindi sinzi niba akagatayito umuhungu ari bugashyireho so gashyize kuri urwa rubuga rwacu reka muhena none ariko yakabonye ubundi duhite twataka M23 rwose iraritsira yaritsize kuritsira ndabyumva iraritsira ntabwo dukomeza kurebera ntikomeza kurebe gusa kuritsira ndimo ndabyumva reka urashaka nsome yiherera urujya n'uruza FRDC yahagaritse urujya n'uruza hagati ya Bukavu na Uvira voilà FRDC y'ubwayo leta nyine igisirikare urujya n'uruza hagati ya Bukavu na Uvira imijyi ibiri minini yo muri Kivu y'Amajyepfo yongeye guhungabana kuva ku wa gatanu tariki 15 Gicurasi 2026 nkuko abatwara abagenzi bakoresheje igice kinini cy'umuhanda w'igihugu nimero ya 5 babitangaje bavuze ko imodoka zahagarikiwe ahitwa Nganganiro aha ni muri Ruvungi. Amakuru agera kuri media congo.net avuga ko abasirikare ba FARDC babujije kugera mu gice bayobora imodoka iyo ari yo yose turuka mu karere kayobowe n'inyeshyamba za FC23. Hanyuma rero aba bashoferi bahatiwe gusubira Kamanyora maze abagenda bava cyangwa berekeza Bukavu bategekwa gusubira inyuma. Uri murabyumva baciyemo kabiri igihugu yego bagikasemo kabiri rwo bashyizemo bariyeri muri rusange ariko ituze rikomeje kugaragara mu bice mu kibaya cya Ruzizi nkuko abaturage babitangaza ituze. Inkuru yibutsa ko ikumira ry'imodoka hagati y'imijyi yombi rije nyuma y'iminsi mike inyeshyamba za FC23 zivuye Isange Katogota na Ruberizi ndetse Ruberizi ndetse no mu kibaya cya Ruzizi naho ngaho birangiriye. Urumva FARDC yaciyemo ibice okay wenda turi bunabibone icyo M23 bivugaho kuri uko gusubira inyuma ariko ndagira ngo nibutse abo turi kumwe ko yasubiye inyuma bwa mbere iva mu mujyi wa Uvira kuri cya gitutu nyine n'ubusabe bwa Amerika yego noneho iraza ikaba aho ngaho Sange mu kuhakaba ihamariye iminsi yose noneho baza kwibuka yuko hari ubundi busabe bwa Amerika bwayisabaga gusubira mu birometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira niyo mpamvu rero bavuye aho Sange barenguye umujyi wa Ruvungi baraza Kamanyora yego noneho rero FARDC niyo mpamvu bahise bongera guca igihugu mo kabiri nkuko bimeze mu bindi bice n'ubundi bafite aho abaturuka mu gice M23 iyobora batemerewe kujya mu bice bya leta uhagiye agasoreshwa amafaranga menshi cyangwa se akamburwa ibyo afite. Urarora bari kuri televiziyo ngira ngo barabibona yose namakamye ahubwo ufite ubwoba bagiye gutangira kuyasahura. Okay barayibubyibe bishyiriyeho bariyeri ubundi bazishyiraho kugira ngo basoreshe yego noneho rero ahangaha ntibyabe nyine byo guca igihugu mo kabiri noneho ngo babanga yuko hari movement iva mu gice M23 irimo ijya mu gice cyabo kandi wibuke yuko ni igice M23 yari ifite yabarekeye yego biviramo ku mbaraga ku neza nubwo hari umwe mu komanda ba FARDC bavuze ngo ntibabeshye ngo bagiye ku neza kubera twabakubitiye aho bita
mutobotobo hejuru mu misozi ngo babonaga yuko na hano tugiye kubahonda ngo none bagiye shakumva umuntu nk'uwo rero utakurusha imbaraga arimo kukuvugira hejuru gutyo wumva hasuye inyuma ukamunyatura. noneho rero ubwo baciyemo igice nyine ubwo bamwe ntibaguma iwabo n'abandi baguma iwabo. noneho aho bavuze ngo mu by'ukuri muri iki kibaya cya Ruzizi aho M23 yavuye ngo hari ituze ni ukubera yuko mu by'ukuri hagarutse Wazalendo nabo mu miryango yabo. Yego abantu bo muri Sange baravuze ngo ikintu baruhutse cyari kibahangayikishije kuri M23 ngo ni umuganda. wumva ikintu kibahangayishije umuganda. Yego noneho rero turaza kuhagaruka ngira ngo watubwira ku nkuru y'ifungwa ry'umupaka kubera Ebola. Ebola imeze nabi muri Uganda, nabonye abantu bakomeje nabo kugenda bashyiraho ingamba z'ubwirinzi. ukuvuga ngo u Rwanda rwafunze imwe mu mipaka ihuza RDC kubera Ebola. ubwo kuva mu gitondo cyo ku cyumweru ubwo nejo hashize byatete 17 Gicurasi 2026 imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu yafunzwe kubera icyorezo cya Ebola gikomeje gusya kitanzetse muri iki gihugu cy'igituranyi. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yabwiye igihe ko impinduka imipaka yabaye ifunzwe mu gihe kitazwi mu buryo bwo gukumira iki cyorezo. yakomeje asaba abaturage kwihanganira izi mpinduka kuko amagara yabo akeneye kurengerwa. Kuri ubu rero inzego z'ubuzima zikomeje gusuzuma abanyarwanda barimo kwambuka bava muri Kongo ndetse n'abanyekongo barimo gutaha kuko bakiri kwemererwa gukoresha iyi mipaka. ubucuruzi bwo oya ntabwo byaba ari byo. Ndekezo kavuze ngo ntatamunerewe koze yayikoze se nari kutwumva cyane bisoro cabana nayikore ahubwo ibyo barabikora ntago babivuga wana. Yego ngiki cyemezo rero kireba abakoresha imipaka ya Petite Barriere ndetse na Grande Barriere no Kabuhanga. Kugeza ubu rero imipaka ihuza umujyi wa Rusizi na Bukavuyo iracyafunguye. hafunze wa ruguru Grande Barriere na Petite Barriere n'utundi dupaka tuduhuza. Yego aho ni Kongo habwo aha ni muri Prosper ni meyo akarere ka Rubavu. Yego sibyo noneho impamvu Ebola mu ruhande rwa Kongo mu by'ukuri iragaragara aho bita Bunia. Bunia muri Kongo. Yego imipaka mu by'ukuri Bunia ni kuri sibyo ugereranyije na Ebola yari yakandagira muri Goma cyangwa Masisi na heho. Ariko noneho kubera yuko nubundi kugeza ubu ngubu hagati ya Bunia mu gice cya leta urabizi yuko ariho hatitaweho hapfuye urupfu rubi wenda mu bice M23 ifite naho bakumira cyangwa se bakanakingira. Ariko kugeza ubu ngubu leta y'u Rwanda iravuga iti nta mupaka uri hagati ya Bunia no mu bice M23 yobora ngo twizere yuko uwo mupaka uhari iyo Ebola itazazamuka. Yego niba Ebola iri Bunia iri muri Kongo yose nibyo kuko umuntu umwe ashobora kuyanduza. Yego niyo mpamvu rero twebwe tugomba gushyiraho ingamba z'ubwirinzi hakiri kare. Yego noneho abantu yemwe bigarasha umupaka urafunzwe none ha ku mupaka dore uko byifashe ku mupaka dore uko yego nyine n'ingamba ne ubwirinzi kuko ntabwo twabura gukingira abaturage bacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo M23 tubanye neza baturwanyiriza FDLR natwe nta waterewe turutse iwacu ngo reka twe kubababaza reka twe kugaragaza yuko hari agatotsi kajemo ntako arimo. Burya abantu bo kuri YouTube rwose hari ukuntu bakabya arega bishakira nose umuntu akava hano i Kigali akajya kuvugira ku mupaka rakoronisha. Yego ngo agaragaze yuko umupaka byacitse kabaye imipaka barayifunze. Impamvu ni uburwayi n'iki cyorezo. Hari ibintu twita gushakira amata mu kimasa. Ikimasa ego umuntu nk'uwo yirukanka akajya ku mupaka gukorera ikiganiro stand up akayikorera ku mupaka ngo barawufunze karabaye.
kandi dufite RBC yego wa mugani wa muhanzi ngo niwe Nowa w'i Kigali. Noneho dufite Minisiteri y'Ubuzima muri barareba rusange kure bagasanga icyorezo nikitwinjirana tuzakoresha byinshi. ariko n'ubushize byigeze kubaho habaho gukumira ndabyibuka byari mu bushita bw'inkende monkeypox n'iyo Ebola yigeze kuba mbere ya covid ndabyibuka aho minisitiri w'ubuzima wo muri Kongo ubwo byari icyangugu Rusizi yarambutse aza mu Rwanda muri wa mupaka uhari haba inama yo gukumira icyorezo cya Ebola kugira ngo kitambuka kiva muri Kongo kiza mu Rwanda. Iyo nama nari mpari narayitabiriye. Ubwo rero bivuze iki kuba u Rwanda rwakumiriye ni ukugira ngo n'ubundi ibyo ndwara itazambuka ngo ize ijye mu baturage bayo. Yego noneho rero meya bamubajije bati ko hari urujya n'uruza cyane cyane ubucuruzi, hari abanyarwanda bagiye muri Kongo guhaha no kurangura nibyo, abo baraherayo cyangwa bazaza ryabo? Hano mu nkuru avuze ko barimo baza aragira u Rwanda bamukingira nta kindi bamupima ubu bya byuma bipima bya bintu bimeze nka pistoli. Dufite ikoranabuhanga my friend no ku kibuga cy'indege biba bihari. Yego noneho ku buryo bahita bagupima basanga ufite ikibazo kajya mu kato. Ebola ni ikintu cyateye ubwoba. Hanyuma rero naha muri Uganda naho yahagaragaye nabo batangiye ingamba z'ubwirinzi. Bivuze iki bitari kera wenda birabibyuya n'imipaka iduhuza na Uganda iri bufungwe kubera iki umuturage w'igihugu cy'u Rwanda ni ntakumirwa agomba kurindwa. Kandi uko biri kose na mbere yuko bafunga umupaka babiganiriyeho na M23. Ubwo rero ku ruhande rwacu twebwe umupaka urafunze. Ntureba abarimo kuza barimo guhita babapima umuriro. Rero hari umuganga cya gihe cya covid yajyaga abeshya nta mabuye arimo akanyura hejuru y'abantu agenda akabatunga. Ariko aho mu Rwanda hano se yego mubo uzi ko umutanze ibyo bigize icyaha kubeshya inzego. Reka kubeshya abantu genda uguramo karajwigira turabizi. Ariko ntabwo kari kwerekana ibipimo ku mipaka hari kandi ucamo batiriwe gutuka. Nibyo ikoranabuhanga cyane cyane ku kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege kubize baracyasa ku muntu bamukoraho akaraka uragenda ukabigera uryo kamera mu babo ukacamo gisigaye gitinyitse ntinya kugera ni ibyaho ningira amahirwe ngasubira kwa Murekezi nzazamuka. Oya ugende wabwete ndashaka kwinjira. Oya ntuzanagira ibyo babwira ugende winjire bagusake ugende ujya aha abantu baza urebe ibyo ureba wongere ugaruka usubire. Hari umuntu ntegereje hano ndese ushaka gutoroka dore ukuntu bimeze kwinjira aerobare. Hari igihe najyaga nicarayo ntegereje abahungu bacu babaga bavuye hanze. Sabena iyo yazaga abantu bari aho twese twaranywaga paka ihagurutse kubera barayazanye nyine amahoro. Urumva urinjira rwose bya bintu byo gukoraho bagusaka aya ni imodoka uyivamo icyuma kikayigusangisha imbere. Ayase kandi iyi modoka aho zinjirira hino ndahareba iparika ku imashini ikayitwara ikayigiza hino. Ntabwo ari muri control technique. Konze ko nta kwezi gushize mvuye ibyo ko ntabyo nabonye bitagiye. Wajyanye imodoka urayijyanye ashwe ariko nta ikikayijyana ukasanga ari imbere hino ndaharora rega aho binjirira. Yego so kuyishyira ku cyuma aya cyara hariya wenda uvamo bakagusaka nawe ukavamo ukanyura mu kindi cyumba cyakora ibintu bihora bihinduka da birashoboka uratuma nyijyana nimugoroba ndageje nzaza nkubwira ibyo ari byo. Icyo gihe twavuyemo tunyura mu cyumba baradusaka ndongera ndagaruka ninjira mu modoka ndagenda. Zose ko zinyura hamwe twavuga yuko bijyanye n'ifungwa ry'umupaka kugeza ubu ngubu ni ingamba zo gukumira nibyo ntabwo n'iz'ubwirinzi zo gukumira utagira ngo bakoresheje za drone cyangwa se ibindi byuma bihambaye. N'ibyo rero ndumva ku bijyanye n'iki n'ibyo nashaka yuko dusesengura dushyiraho umucyo abantu bareka kumva byacitse byakomeye imipaka yafunzwe. Ngiye kugutekerereza inkuru hanyuma icyo uri bukore ni ukumbaza ibibazo. Ndifuza yuko umbaza ibibazo kuri izi nkuru ngiye kukugezaho z'ubusesenguzi cyane cyane zirebana na Kongo n'uburasirazuba bwa Kongo.
yego noneho ibibazo ndaza kugusobanurira impamvu nifuza kumbaza ibibazo ndebe kumbaza n'ibyo ndabazwaga n'abantu kuriya wa mweru n'ubururu umweru n'ubururu nabo ntabwo byoroshye ndibuka ko bamusabiye nose cyane gasa nigita ariko yagiye muri vewiti ndambe ndore bamujyanye muri vewiti avuye kwitaba niriya vewiti niyo yakodesheje y'umunsi umwe ariko uzi ko ikodeshwa 150 ubwo se amafaranga yapfuye yagenda muri ayindi se cagingo ye avuga afite afitiye cagingo yabivuze kuri YouTube ngafite icyagiye y'amashanyarazi yonzi yagendagamo yari yakiriya kigo cy'umweru n'ubururu reka da yaguze indi yarabivuze agendana na sharijiri wayimuhaye ndamuzi yarayihawe mbese no kwihamya none ndamuzi maze ndebe yagiye kuri YouTube rwose akoranya abantu ati ni yanjye nayiguze miliyoni zingahe uwo mukire twasohokanye mu kiganiro yari yamutumiye naho ndi wenga amatunda moji bora aramubwira ngo kubera yuko brand ambassador aramubwira ati ariko akamodoka kawe gashaje wowe aramuremera we yari afite igenda itama PS byo irya ni ikigo iriya agendamo se iyo yari afite mbere yari y'ikigo yego none se abayihamya mu biki none z'ikigo ntibigeze kumbwira bati viateri wagiye kurotera filimi yawe tukagwa imodoka noneho ukajya umanukana wa mudamu uzi ndamuzi w'inyamirambo urutse mu miduha ukamuzana mutiriwe mutega avuga nti ishobora kuzanyicira kwicisha se gute amafaranga wanyweye kabyeri ukayigendamo ibyo ntabwo ari byo warakoze nuko rero burya bwo yagiye kwitangazamakuru avuga ko ariye ubwo nabyo ubwo ari kwihama umunyaruguru ahandi turya ibirayi na burushete ni wowe wimuhaye cyane abimubwira ntitwari kumwe aho rero ntose kuki yihamye agasanga hari esikariye imwe ibura agategeka yuko bayishyiraho akazishyura ati sinzongere kurira aha ngaho ntari ntabwo kuko harabura himwe uzi ko abishatse yanabimura hari ahantu bakorera gira sha nawe baguye imodoka va muri ayo vane byaho ubu se hano inyuma ari hano inyuma byaba bibi ibindi bayikora hari inyuma yego turagufatira iby'uburyo uzagiye amahoro wari umbwiye uti hari inkuru ugiye kuvuga ngenda kubaza ibibazo wowe umbaza ibibazo gusa reka maze ugiye ku kidanago sinabisheje ku kidanago kigiye ngo noneho hariye ngo ubone bwo bije mfasha ntavuze ko ikidanago burya rero niyo nakoresheje ikaramu yanjye burya ibintu wanditse n'ikaramu nta nubwo binasibama mu bwonko hanyuma rero inshuti bakunze ba Radimanzi n'ishusho TV n'umugene no kuri YouTube yacu ishusho TV official rwose mudukurikire live n'iki kiganiro za gukomeza umucyuze wumve byagucitse yego justement barakigaruraho noneho rero mu misozi miremire yo mu minembwe reka tuba ariho tuvuga cyane ibyo kuvuga ho plateau byo kuvuga Puezero mu minembwe ndetse uri bwumve amazina wigeze kuvuga y'ahantu imirwano yabereye na za drone yego nakumvise ntangiye kwambara Nyanza ariko jya nari namaze gutegura kubera ko ubu ngubu nta mikino noneho hashize iminsi mu by'ukuri hari imirwano ikomeye hariya muri Kongo hagati y'ingabo z'u Burundi FDNB FARDC Wazalendo FDLR ahangaha FDLR ntikivugwa cyane kubera ko deja bamaze kwambara uniform ya FARDC byarangiye yego bamaze kuvanga niyo mpamvu rwose hariya ubona havuga uwa FARDC hakavuga uwa Wazalendo hakanavuga uw'umurundi ubushize nababwiye inama bahuriyemo ari batatu yego ni nabwo nari mbonye officier senior officer w'umurundi avugira mu ruhame kuri YouTube cyangwa se kuri televiziyo nuko rero izo ngabo iyo coalition yo ku ruhande rwa leta bakaba baragabye ibitero bitandukanye cyane cyane aho bita Karingi Karungi Kigurwe aho wahavuze sibyo ndetse n'ahandi aho bagabye ibitero bikaze byo ku butaka
ibitero byo ku butaka bya bindi bega kwa bega no hapana bega kwa bega mbona nkubone yego face to face macho kwa macho kwa macho aho habayeho kwa advancing ariko noneho ingabo za leta zo zikunganirwa na drone zikunganirwa na helicopter zikunganirwa na skoy noneho ahangaha ingabo z'amadubu amadubu wabuza yariyo ni intare za Sarambwe no okay na amadubu ni intare za Sarambwe intare za Sarambwe ni M23 yego FC amadubu ni twirwane yego noneho ahangaha bishe ingabo nyinshi ku ruhande rwa leta ahangaha iyo tuvuze ngo bishe ingabo nyinshi ku ruhande rwa leta niho babagabo nakubwiraga bajyaga bambwira ngo ariko ko mutavuga yuko nabo M23 yo yishwe kibazo uze kukimbaza ntacyo nakubaza kimbikira ko babatishwe kuko hari uri ku ruhande uri kuri televiziyo cyangwa se uri no kuri radio no kuri YouTube akaba yabimbaza kimbikira uze kukimbaza yego noneho ndagusobanurira impamvu noneho bishe ingabo za leta ku ruhande rwa leta ku buryo FDNB bapfushije ingabo nyinshi noneho bigera naho abo muri twirwaneho basaba bo ku ruhande rwa leta y'u Burundi kuza gusukuraho intambara yabereye bahakura imirambo yabo kuko baravugaga bati muze mukore cleaning hari imirambo ihaye iri kunukira ahangaha muze mutware imirambo yanyu noneho twirwaneho ikanavuga ko abarundi wazarendo icyo gihe wabivugaga Colonel Rugabo yaravugaga ngo twababoneye inzira yihuse yo kujya mu ijuru gusuhuza abo kwa Nyagasani bababoneye inzira yihuse bari kubica nyine byo birumvikana umuntu arandika muri comment atahubwo mwababoneye itike igikuzimu kwa shitani bari kubaseki guko nubundi bari bagambiriye kubarangiza yego ikintu cyaje kunyereka rero yuko ibyo Colonel Rugabo avuga ari byo ibyo twirwaneho ibyo uvuga igihamya yuko ari byo nuko nyuma y'iminsi ibiri iyo mirwano ibaye kuko aujourd'hui nous sommes le 18 kuko barwanye kuri 14 habaye imirwano byari kuwa 4 yego imirwano y'iminsi 3 kuko yashoje nko kuwa 6 hakurikiyeho guhamba nahize mbona indi video y'abawazarendo bahamba noneho rero uwahambwe yitwa Colonel David Bisimwa David sibyo no muhango nakurikiye wo guhamba yabaga mu bawazarendo ziyobowe n'uwitwa ngo General Zumadai Kamama urabizi yuko hariya muri Uvira hari igihe hari abagenerali 40 ako babara ikigo abara barubanza generali 40 aho umuntu agera rya kwifatira ibyo bisambo nka bitanu akabigira uwagahita abagenerali harimo n'amashini imwe akaba generali nta tumanaho ntaki uyu General Zumadai nawe muri uwo muhango wo guhamba yarawurimo ariko we yambaye uniform ya FARDC nkuko uwitwa Yakutumba nawe abikora kandi uzi neza yuko wazarendo babazane bya byenda barabibona bya byenda ariko ngo barabyanze ngo birabonerana bazabamesa bari babishiriweho na honorable député bitakwira yawe ni bitakwira koko guze yarabonye ira myenda koko noneho reka wenda nkoresha gaswahili gake bakoreshaga mu guhamba ngo marehemu amezaliwa hapa Remera tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 1985 ubwo ni 1985 nibwo yavuze uyu wahambwaga rero ubwo ni ukugira ngo nshimangira neza yuko koko yahambwe ngo reka nduvera amazina yahawe ni Bisimwa David Karumba
yize amashuri abanza gusa yonyine noneho aranabatizwa abatizwa mu mazi menshi noneho ku bijyanye na ndowa urushako batubwiye umugore bashakanye nawe babyarana abana 6 noneho baravuga ngo ariko nk'umusirikare yaje kwinjira muri mayimayi muri mayimayi ryarira muri 2001 kugera 2009 yari muri mayimayi nibwo yabaye muri mayimayi avamo agaruka kuba umumotari noneho muri 2013 nibwo yagarutse noneho muri mayimayi ari nabwo Kitsekedi yaje kubahuriza hamwe bahinduka wazarendo ariko noneho ngo nyuma kubera yuko uwo niwe ntuzi Nyagutumba Zamudai Kamama aha ngo n'umuhanga cyane yego abari kuri televiziyo mwahizemo nabajye no kuri YouTube murebe wo Kamama mu guhamba yari ahari yego noneho n'uyu kabisa umuhungu ndamwemera noneho wowe no mu ijuru no kuvuga ngo ntabwo ari uyu wapfuye oya yari mu bagiye guhamba yego yari mu bari mu kiriyo bari guhamba yego urumva yuko M23 yabakoze nako yes M23 na ntuze babakoze mu babahinze mu bude uyu muwazarendo rero wishwe ku iranka ya koloneli yaje gusubira n'imbunda kuva muri 2013 kugeza ejo bundi apfuye noneho nkwibutse yuko koloneli ajya gupfa wazarendo bo bakunga umuntu bamfate babashitse kwirwaneho yabakoze mu musiri yego noneho rero wamaze ikibazo kugira ngo ubwo warumbwiye ngo nkubaze ese amadubuyo ubwo kubera ko nabo bari mu ntambara yo kwirwanaho abo nta bapfuye ubwo mbajije ikibazo kijyanye n'abantu bo mu cyatsi ariko baba nta bapfa twajyaga impaka zango turwane hari n'uwo nabwe kandi hari ikintu nzakurimo kuri televiziyo noneho